uyu musore kugendana nawe ni akaga gakomeye. Yari umusore mubi ufite ubupagani bwinshi muri we, ariko yagenda ukabona ni umuntu w'inyangamugayo. Umuhanuzi w'Imana ababazwa n'abasore bazagendana n'uyu musore. Kubera iki? Kuko kugendana nawe ni akaga kagize gute? Gakomeye. Muri Bibiliya hari igitekerezo cy'umuntu waje kureba Yesu ngo akizwe ahetswe n'abantu bangahe? N'abantu bane. Bibiliya iravuga ngo Yesu abonye kwizera kwabo ahera ko agira gute? Aramukiza. Abantu mugendana bafitanye isano no gukira kwawe, bafitanye isano no kuzatera imbere kwawe wa mujenewe, bafitanye isano no kuzaba imbwa kwawe. Jya witondera umuntu mugendana. Ubundi umuntu atakuzi yakubwira ngo mbwira uwo mugendana nkubwire ugize gute? Uri we. Umugabo wananiranye n'umugore wananiranye, iyo bakubajije ngo uyu mugore kucyananiranye, uhita utangira ngo kuva yatangira kugendana na mama kanaka na mama kanaka ibintu byatangiye guhinduka. Ubwo buvuze ngo iki? Ubuvuze ko yangijwe nabo bagira gute? Bagendana. Niyo mpamvu mu minsi y'imperuka abantu twagiye dukundana batazatugeza ku musaraba ngo dukizwe, Imana izagenda ibatugabanyaho. Ariko nanone kugira ngo Satani ashake uko arimbura ubugingo bwawe, urukundo Satani azarugira ikintu cy'iturufu kugira ngo aduhuze n'abantu bazaturimbuza. Uhure n'umuntu muri tagisi, mama wambaye neza murakoze cyane, ariko wampa nimero yawe? Oya, nimero yanjye ntabwo njya nyitanga, ndi umugore ndubatse mfite abana 3. Oya, nta kibazo, yimperega abantu ntibabura uko bahura. Umunyagwa w'umugabo wazaba uryamye n'umugabo wawe saa 8 za nijoro muraye mwashwanye, ujye kubona ubone yohereje message, nizere ko wagize ijoro ryiza, ndagukunda. Nibwo uzajya kumva mva umudamu abwiye umugabo ati ntukansuzugure, ntabwo nabura honjya. Ntabwo nabura honjya, nari mfite abandambagiza benshi, n'ubu ndabafite banshaka. Imboga zibona abana nyica nabo uko ushatse. Abafite utumesaje. Cyo najya mbabwire ngiki, uwo mugore n'uwo mugabo baba barahujwe nande? Ni Satani.